rukiko mu gihugu cy'u Burundi yavuze ko umuntu uzajya ufatanwa ishashi azajya ahanishwa kuyahekenya, yaba umufuka wose cyangwa se yaba ishashi imwe cyangwa abiri cyangwa se umubare runaka. Aha ni mu nama y'abadepite yateranye barimo biga ku kibazo cy'amashashi yakomeje kuba ibindi mu gihugu cy'u Burundi. Aha niho uyu mudepite Grace Ndabirabe yavuze ati yatanze igitekerezo avuga ati nyamara buriya mugiye umuntu mufatana ishashi muyimuheza akayekenya, babiri batatu mu gihugu babera abandi urugero. Ni igitekerezo yatanze avuga ati bimaze gufata indi ntera, aho usanga abantu rwose ishashi barabigize nk'ibisanzwe. Yagize ati iyo uzengurutse umujyi wose nibwo ubona ikintu cyitwa ishashi ko cyafashe indi ntera. Ati rwose mudashyizemo imbaraga ku bijyanye n'ibihano bifatirwa abantu bacururiza mu mashashi, abayagurisha, benshi batandukanye, bati bahabwe ibihano byo kuyahekenya babere abandi urugero. Bati ntabwo ikintu cyitwa ishashi mu Burundi cyazacika. Yongera aragira ati nanone kandi kuvuga ko muhana abantu bakoresha amashashi cyangwa se abayacuruza cyangwa se abayagurisha, kubahanisha kubafunga, bati ibyo nabyo ni ugusesagura umutungo w'igihugu. Yavuze ati bomboje se no gusesagura umutungo w'igihugu gute? Aravuga ati burya kubafungira muri gereza leta mwibuke yuko ibagaburira ibavuza, ayo n'amafaranga yagombye kuba akora ibindi bikorwa byazamura igihugu muri rusange. Aravuga ati ariko bibaye byiza ufatanywe ishashi akayihekenya, ufatanywe abiri akayahekenya, abacuruza ukamuhekenyesha umufuka wose, nubwo byamugiraho ingaruka ariko bagenzi be bagira ubwoba. Ni nka babandi bavuga ngo ati jyewe unkoshereje ikosa, ati nshobora kugufata muri benshi mwaranjengereje, nafata umwe muri mwe nkamumanika, nkamwica, nkamumanika hejuru bakajya nukira abandi. Nicyo ashaka kugaragaza. Ati bamwe babera umufano bagenzi babo, ati haramutse hapfuye batatu bishwe n'ishashi, ati abandi bakwibwiriza bakareba igikwiye ko ishashi idakwiye kugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Aha barimo barabihera ko babona mu gihugu cy'u Rwanda ikintu cyitwa ishashi rwose, ikintu cyitwa ishashi rwose kimaze kuba nk'amateka hirya no hino. Ariko nubwo hamwe na hamwe amashashi ataracika, ariko ubona ko bifite inzira nziza ugereranyije no mu gihe cyatambutse. Urabona ko ikintu cyitwa ishashi mu gihugu cy'u Rwanda rwose isuku ari isuku ugereranyije n'ibihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda, ari naho bagenda bareberaho icyitegererezo bavuga bati ese kuki u Rwanda rubishobora, why can't we try, kugira ngo turebe ko twaca ikintu cyitwa ishashi mu gihugu. Ngira ngo murabizi neza ko ishashi aho iguye rwose ihateza, ibyo no guteza umwanda. Ubuhinzi nta kintu ushobora guheza ahantu habonetse ishashi, umurimo uracika ndetse n'imyaka n'ibikeze gusa. Ariko muri rusange ishashi iteza umwanda. Bashaka gukoresha envelope kuko zo zirabora kandi ishashi ntago ibora. Kandi gutwika nanone bakabaye bayatwika, ariko ibibazo byo gutwika namwe muzi uriya muriro cyangwa se myotsi byinshi yangiza, duhereye ku kirere, ku buzima bw'abantu, yewe byateza n'inkongi y'umuriro hirya no hino mu bikorwa bitandukanye. Yes ngaye nguko rero umuperezida rwose honorable ubita
ariko n'abarundi bakomeje rwose kwerekana ko ari nagereranywa hirya no hino ku isi wigendeye kuri speeches zabo rwose. Yes, nimba urakora subscribe ndagushimiye cyane ko bari mutarakora subscribe, make sure that subscribe on this channel. Yes, my name is Trotsinze Wawe. Yes, let me back again.